Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Jinta yaramaze kwibaruka Kimi Ivy. Ibyishimo byari byose ku muryango wa Lucas ndetse na Jinta, mbese wabonaga banezerewe. Yewe bumvaga bishimiye igikorwa cyiza Imana yo mu ijuru ibagejejeho. Ndavuga ngo byari umugisha kuri uyu muryango. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri aba ngaba. Ibyishimo aba ari byose kuri Robinson, ibyishimo aba ari byose kuri Bob, ibyishimo aba ari byose kuri mama wabo. Yewe na Layla aba ari hafi aho, ariko ari kumwe n'umugabo we Dylan. Muri ibyo byishimo Jinta abona Dylan akikanga, avuga Dylan nawe uri hano? Dylan araseka ariko afite amasoni menshi, ubona afite isoni atewe n'ipfunwe n'ibikorwa bye, atari kureba abantu mu maso. Lucas aramureba akabona ko asa naho afite ikibazo koko, kandi biri kugaragarira amaso ya buri umwe. Hari akamufata akaboko bakajya hanze, kabwa ati bro, uri muramu wanjye nkunda kandi nubaha, yewe uranabizi cyane. Ariko do you know what I want to tell you? Feel free. Njyewe ntekereza ko ibiri gutuma nyine wumva utewe ipfunwe no kuba uri hano ibikorwa byawe. Gusa for us we don't care. Icyo twitaye kuri Ntwari Dolan, imfura yawe, nita no kuri mushiki wanjye Layla. Gusura umunyamahirwe kuko umugore wawe waragukunda. Ni kenshi cyane nagiye ngerageza kubwira mushiki wanjye akarekura byose akaza hano mu rugo, nako hano turi kwa muganga, nyine akazi wanjye akabi wanjye akakureka. Ariko arambwira ati oya, umugabo wanjye nagenda ajye muri biriya, niyumva bihazaza bireka. Gusa nyine rimwe na rimwe mushiki wanjye n'ubwo wanacecetse pe yarababaye, yababajwe n'ibyo wamukoreye, ariko ku rundi ruhande arakumva. Dylan ati gute se? Anyumva gute? Lucas ati rega Dylan, twese turabizi uwo uri we n'uwo wahoze uri we. Nubwo bavuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe, ariko kuri wowe urundi wundi uri ikindi, so ushobora guhindura utuntu gato cyane mu gihe gitoya. Ibintu bikaba byahinduka mu buryo umuntu atatekerezaga. Wahoze uri icyamamare, wari ufite igikundiro, wari ukunzwe. Yewe njyewe nta nubwo ntizeraga yuko mushiki wanjye muzabana. Sinkubeshye, buriya naranatunguwe, kuko nkurikije n'ukuntu yajyaga kumbwira uko nakubonaga abakobwa bagushagaye, kindura umusore mwiza. Dylan uri mwiza, you are handsome. Yego ngo bajya bavuga ngo nta musore ngo urebe ubwiza bw'umugabo, ariko nyine njyewe ntabwo ari umugabo ureba ubwiza bw'umugabo mugenzi we, ako nyine ngenda bibona. Ikindi byongeye kuri aho ngaho uri celebrity, sibyo? Biranahaza. Uyu munsi uracyavuga, nta n'umuhanga turabona muri iki gihugu nkawe. Abantu bose bahora bakora kugira ngo nabura bazakureho agahigo kawe. Muri basket turabona umuhanga nkawe. So uracyabanza ukanikurikira, so still uracyari icyamamare.
so rimwe na rimwe umugore wawe rero ibyo byose abirebaho akavuga ati nabura ahari wenda umugabo wanjye byose aba yabikoreshejwe wenda n'abangaba baba bamuciye urwaho ntabwo se baba bamwishakira rimwe na rimwe akumva gufitiye n'impuhwe so that's why atigeze agenda. Namaze kubona ko mushiki wanjye gukunda cyane ako nyine ikintu nshaka kubwira ndakwinginze jya ugenda ukora ibyo byose ako basi uzihangane ntuzigere umubuza amahoro ntuzigere unamuriza wenda kumuriza ko waramurijije ariko sinifuza ko wazamuriza nabura watinyutse no kumukoraho. Diranahera ko yibuka ko once yigeze gukubita umugore we urushyi ariko ariyumanganya agahera kabwira Lucas ati humura ntabwo nzigera nikubitira umugore kuko erega nanjye ndamukunda nose kuki ngenda nkagaruka. Lucas ati ibyo simbyitayeho ariko nutinyuka gukora kuri mushiki wanjye njye nawe ntabwo tuzakiranuka so ndagira ngo utuze wisanzure ndabizi ni wari utuje ahari rwose wanatekerezaga yuko twaba twarakurakariye narakurakariye ahari wenda mama we yarakurakariye ariko for me ntabwo nigeze nkurakarira ntabwo mfite impamvu yo kukurakarira. Dylan mfite ibintu byinshi byambabaje mfite ibintu byinshi bindaje inshinga mfite ibintu byinshi bimbujije amahoro mfite inshingano nyinshi none uyu munsi hiyongeyeho no kuba ngiye kugira inshingano za Kime Ivy umukobwa wanjye so ntabwo mfite umwanya wo kukurakarira ntabwo mfite umwanya wo kubyitaho ariko kano kanya reka nkoresha opportunity mfite ndakwinginze ntuzongere guhemukira mushiki wanjye. Dylan areba Lucas akambwira ati Lucas ndagusezeranya ntabwo nzigera nongera kubabaza umugore wanjye. Bakiraho baganira Raila arahinguka akavuga ati ariko siko mbona mwiherereye aho ngaho muri kuganira udukira muri kugambanira ndi mupangu yanyu ko ntayizera ko nakuva kera najyaga mbona ntazi utwanyu. Lucas ati se sha ugize ngo turacyari inshuti ko umugabo wawe yabishishije imbaga kato yabikishijemo umurongo utukura da. Dylan atoya yewe ndaje nikosore muramo wanjye ndaje nkosore byinshi. Lucas ahera kakigendera agasiga Dylan aho Dylan agasigara n'umugore we aravuga ati ariko se waganiraga ibiki na Lucas yo kuvuga ni ibiki na musaza wanjye bebe musigaye mugambana hari agashya se nangwa kubwiye ko hari akarori. Dylan yitegereza umugore we aho kugira ngo agire icyo amusubiza akamuhobera akamubwira ati warakoze kwihangana warakoze kunkunda wibare kumbera indahemuka uri intwari yanjye. Mu by'ukuri iyo abagore bose bameraga nkawe ntago amakimbirane y'umungu twajya tuyumva bya hato na hato yewe n'izo divorce za hato na hato nazo twazajya twumva. Wibare cyane kuntegereza ndabizi abana b'abantu turahinduka yewe n'amasezerano tukayatatira ariko ndagusezeranya mugore mwiza ntabwo nzigera nongera kujya kure yawe. Ndahirate mva mubwire bebe rimwe na rimwe njya mbona nkagira ngo hari ibintu ukora biterwa na trauma. Iyo bitaza kuba inshuti yanjye wahoze ari girlfriend wawe ntabwo njye nawe twakabaye turi kumwe ahari yataza gupfa uyu munsi mwakabaye muri kumwe kandi we wenda wari kumubera loyo. Ikindi wenda ni wari kuzajya unamucitinga ahari wenda impamvu bikora
nuko muri wowe utariyumvisha ko yagiye, utarabyakira, ahari wenda ubona waranyibeshyeho, ariko njye ntabwo nakwibeshyeho. Uruwo nahoze ndota, ni wowe musore, ni wowe mugabo nari ntegereje uhereye mu buto bwanjye, nagusengeraga buri munsi. Nagize amahirwe ndakubona, niyo mpamvu no kukurakarira ntajya mbishobora. Urukundo ngukunda ntabwo runyemerera kukurakarira, urukundo ngufitiye ntirunyemerera kukwanga. So that's why umutima wanjye uhora kuri wowe buri munsi, isaha ku isaha, umunota ku wundi. Ariko nanone ari ikintu nshaka kwisabira mugabo mwiza, ndagira ngo urekure ahahise hawe, wibabarire, wumve ko urupfu rw'inshuti yawe nangwa se wahoze ari girlfriend wawe, wari wamaze kuba fiance wawe, nta ruhare wigeze urugiramo. Ongera ugaruke mu kazi ukore. Babe, uri umuhanga, abantu benshi bakwitezeho byinshi, amaso arakureba ndetse ibintu byose birakwitegeye. So garuka mu kazi. Nakishimira kongera kukubona ugarutse mu kazi. Ese wari ubizi ko n'umwana wawe ntwari nawe afite impano nk'iyo ufite? Eka ngira ikintu nkubwira. One day ishuri ryabo ryateguye akarori, aba mu ikipe y'ikigo, baradutumira nk'ababyeyi. So batumira ikindi kigo nacyo gifite ikipe ya basket. Baradutumira nk'ababyeyi tujyayo, barangije batwereka n'umukino. Ntakubeshya, umwana wanjye yahembwe nk'umukinnyi mwiza, ni umuhanga neza ameze nka se. Ariko nirinze kugira ikintu mbimubwiraho. Afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye akina basket. Ariko naramubwiye ni mwana wanjye buretse. Arambaza ngo kubera iki? Ndabwira nti ndagira ngo banze wibande ku masomo. Arambwira ati yego mama, ibyo uri kumbwira nibyo kandi ni na byiza, ariko ntabwo bizambuza kwiga, nose sinza n'amanota ya mbere. Nanze kumubwira ko nawe wahoze uyikina. So niba ukeneye gutuma umwana wawe nawe aba nkawe, akazagira nkaho wageze, rekura ahahise, usubire mu byo wakundaga kandi wakoraga. Ndabizi ko ujya ubikumbura, ujya ukumbura byinshi byo mu busore bwawe. Ntarirarenga babe. Ndiranahobera umugore we n'ikiniga cyinshi, akiyumanganya ariko akazenga amarira mu maso. Tuve kuri abo twigarukire kuri Nimrat ndetse na nyirabukwe. Baba bari mu rugo bari gushyashyana bavuga ati ye baba we, noneho baratumara babyaye. Ego kuri mugore ko yasuzuguraga gitwite se, ubu noneho ubwo yabyaye agiye kuzana uruhinja muri uru rugo, noneho turamukizwa n'ikira. Mama Lucas ati byihorere, ubu nanjye ndi kwibaza noneho agaca agiye guhindiramo. Ariko arabeshyera ubusadi, azajya heka iminsi bazi nangwa azajya abyara gusa. Nimurata tuvuze ngo iki? Ushatse kuvuga iki se? Ndatse uwo mwana ntazambana, azaba bahe uwo mwana wo kuza se gutuma mbura amahoro mu rugo rw'umuhungu wanjye, ahubwo yaba mariye iki? Reka rwose ntago natuma bibaho, na nubwo nifuza rwose urwo ruhinja rukigera ahangaha nawe wenda ndirijisha njye kurureba. Ariko uriya munyagwa abyara abana beza. Nimurata ati nukuri ndata hatuzi igikobwa yari yabyaye mbere cyitwa Abi, cyabyutse ari cyavutse ari cyiza.
giteye impuhwe n'ubwuzu, narakirebaga nkabona ni cyiza nagikunze, ariko nakibuka ko nanga nyina. Mva mwana wa, nta kindi kintu nakoze, nahereye ko mwana, ariko ku myaka y'itatu cyari igikobwa cyiza cyane rwose kibereye amaso. Gusa nyine ntago byigeze biramba, yewe ntibyigeze binatinda. Nuko nyine uzi noneho umuhungu yari yabyaye witwa Bright, uriya mugore abyara abana beza da. Ni muratata ariko se sindasobanukirwa ikintu ushaka kuvuga. None se turabigenza gute? Undi ati yewe ntabwo agomba kutubana, tugomba kuzatuma Lucas amwanga, avuga ati ariko se ubundi umugore ubyara apfusha, nidushatse tuzanamuhimbire tuvuge ko ari iby'iwabo bimwicira abana, tuvuge ko iwabo baterekeraga. Muratata ariko uzi ko ari byo, harya ubundi uyu munsi ntibabasezerera? Ati se ubwo yabyaye neza ugize ngo buriya biratinda? Ati na mukanya wabona baje. Batangira gushyashyana bategura, ari nako bapanga gahunda zabo. Tuve kuri abo ngabo twigarukire kwa muganga. Baba barimo basezerera Nimrat, nako barimo basezerera Jinta, bamusezerera nyuma yo kubyara. Raila aterura umwana kubera ko umukecuru nta kabaraga aba yifitiye, ariko uba ubona yishimye anezererewe umwuzukuru we. Ahera akabwira Lucas ko ariko umwana wanjye wamumpaye nkamujyana nkajya kumwitaho. Lucas atoya mama, ahubwo turajyana mu rugo. Jinta ati ngwiki mama, ugiye kumujyana mu rugo iwacu njyewe nawe mu rugo rwacu? Lucas ati yego. Aramubwira ati bebe muretse gato tuvugana. Bajya ku ruhande akamubwira ati be, ibintu uri gukora wabitekerejeho? Mama wanjye umbyara? Yego ndabizi gatambyara mu nda, ariko she's my mom by now, mufata nka mama wanjye umbyara. So ndi kukubaza, mama wanjye umbyara ugiye kumuzanira uruhande rwa mama wawe? Babe, come on, wibagiwe mama wawe? Are you out of your mind? Uragira ngo umukecuru azamuhungabanyirize mama wanjye ko ari umunyamahoro? Baby, ibi bintu ntabwo nabyemera. Lucas araseka kuko atari ko sweetheart, what's wrong with you? Ko mbona uhangayitse? Ubundi ibi bintu ntabwo wakabaye ubyivangamo. Undi ati ngomba kubyivanga, ni urugo rwanjye, uri umugabo wanjye, uriya ni mama wanjye, ntabwo ngeneye ko agera ahahurira na mukecuru. Mama wawe uramuzi neza, mama wawe ni sitani igenda. Nako mbabarira ndamututse. Lucas araseka ati nyine ndabizi ko akubangamira, ndanabizi ko agutesha umutwe. Jinta atangira no kurira akamubwira ati babe, reka ngire ikintu nkubwira pe, ndatuza nkihangana simbashe kuvuga. Ndakubeshya abantu bihangana nkanjye ni bakeya, ndakubeshya umuntu ushobora kwihanganira ibintu byose mukecuru akora abimukoreye ari umukazana we ni bake cyane. Ese ntujya wumva inkuru z'abakazana barwana na ba nyirabukwe? Ariko njyewe yambyariye umugabo, ntabwo namuhangara. Si uko ntababara, si nuko ntagira umujinya, rimwe na rimwe ndanarakara,
ariko nakibuka ko yakubyaye yambyariye umugabo nkunda, ibyo byonyine bigatuma muha icyubahiro. Ariko ntago agomba icyubahiro cyanjye pe, nta nubwo akwiye urukundo rwanjye kuko nawe atigeze ankunda. Rimwe na rimwe ahari wenda ujya unyibazaho kavuga ati ariko uyu mugore batoteza buri munsi utavuga, namubwira ngo akore iki ngiki akacyemera, namubwira ngo reka mbirukana akanga. But do you know why? Uzi impamvu mpora nkubuza kwirukana mama wawe? Uzi impamvu n'uyu munsi nyemeye Nimurata akaba ari muri ruriya rugo? Nuko yakugiriye neza. Reka mbere kuri Nimurata. Nimurata yaragufashije. Uyu munsi iyo ntaza kuba nyiriho aba ari umugore wawe. Mwubahira ko yagukunze akagukunda ukuri nubwo nawe atarishya cyane. Ibyo byonyine nibyo bituma mbihanganira, naho bitari ibyo nta nubwo ntanatuma hari n'uyu n'umwe umbera mu rugo. Ushaka ko nkubwiza ukuri birambangamira pe. Kurega kuba navuga si uko mba nabuze ibyo nkubwira, kuba nceceka nkatuza si uko nyobewe ko hari imigambi mibisha bapanga. Ndanabizi ko banafite ubushobozi banyambura ubuzima, ariko nta kibaho gitunguye Imana. Ndagira ngo nkubwire ko Imana yirahiriye ko nta kintu kizongera kumbaho giturutse mu rugo rwanjye kubera bangaragiye. Ndagira ngo nkubwire ngo byose mama wawe nkorera ndabizi, imipango ye na Nimurata byose ndabizi. N'ibyuko yavugaga ngo aragutwitiye byose nari mbizi. Niba yaranatwite simbizi uko iyo nda ntiyigeze inagaragara, niba yararavuye I don't care. Ndabyibuka namubwiye amagambo akomeye, ariko byose nabimubwiye ngira ngo nabura areke gukomeza kunsonga ibisongo mu nkovu n'ibisebe nifitiye. So rero babe, ndakwinginze rwose ntukabone nyicetse ntuje cyane. Guceceka kwanjye si uko mba nabuze ibyo mvuga. N'impamvu uyu munsi imfura yanjye ndetse n'umuhungu wanjye batakiriho ndayizi. N'abari inyuma y'urupfu rwanjye nta gusa no gushaka ko mpfa byose ndabizi. Ukasa tugize ngo iki? Jinta oya nako nagahinda nari ndi kwivugira nta kintu n'iki na kimwe nzi. Sorry aho ngaho nari nkubeshye. Ukasa ati babe, no I know you. Ntabwo watinyuka kumbeshya, ndeba mu maso. Jinta mu mutima ati Mana mbabarira. Ntabwo nshaka ko agira ikintu n'iki na kimwe amenya. Ndarihangana akamureba mu maso akavuga ati Mana, bwa mbere mu mateka ngiye kwemera mbeshya umugabo wanjye muhishe ukuri nzi. Amureba mu maso ngo nabura yizere ko ibyo amubwiye ari ukuri. Ndaramubwira ati babe, mfite agahinda n'ibikomere ngendana mu mutima wanjye. Dufite amasura yishimye ariko imbere tuba dushira twumva. Hari igihe umuntu yicara ukabona yifuje kubaho nka mugenzi we, ariko atazi amarira arararira, atazi n'ibyo anyuramo. Hari benshi cyane bifuza kubaho nkanjye ariko batazi umusaraba w'amaboko ngendana. Undi ati babe, icyo ngiye gukora njye ndakizi. Uwo bari Lucas asubiza umugore we, arambwira ati wigira ikibazo, ibyo ndi gukora ndabizi. Sunyizera nk'umugabo wawe. Jinta ati ndakwizera be, ariko ndakwinginze mama wanjye ntazagira icyaba. Amufata akaboko akagenda bakinjira mu modoka bakerekera. Jinta aba yifitiye ikibazo cy'uburyo mama we azabana na nyirabukwe umeze nk'umusazi. Nta kindi kintu akora, agenda mu mutima asenga
vuga ati Mana ndakwinginze mama wanjye ntazamara iwanjye igihe kinini kuko uriya mukecuru aramutse akoze kuri mama wanjye ntabwo nakihangana, ntiyaba agikwiye icyubahiro cyanjye. Mwubaha kuko yambyariye umugabo, ariko noneho kuri iyi nshuro agerageje gukora kuri mama wanjye byaba ibindi bindi. Mana ubicishe mu nzira zawe, sinzi uko uri bubigenze n'uko ubikora, ariko bikore mu buryo bwawe kandi bwiza. Baragenda bagera mu rugo, Lucas akaharenga. Umugore akamubwira ati se kurenze mu rugo ndatari kufite iki kibazo, turatashye. Ajya kubona akabona bahingutse ku nzu, inzu nziza nziza cyane. Lucas avuza amahoni bagafungura. Mu gufungura Jinta atungurwa no gusanga n'ubundi umukozi we wo mu rugo ari hari ndetse n'umuzamu. Baza umugabo akamubwira ati babe iki kiri kujya mbere? Undi ati babe this is our new home. Aha ni mu rugo iwacu hashya hatari hahandi. Ati ngo iki? Wataye inzu yacu tuje mu bukode se? Lucas araseka akabwira ati ariko se bebe ko mbona ufite amagambo menshi, jya mu nzu banza uruhuke, ibyo uzaba ubimbaza. Barasohoka bakinjira mu nzu. Jinta yitegereza inzu akabona ni nziza. Ngo ati iyi nzu ko ari nziza kiruta iyo tubamo. Inzu igeretse kangahe? Gatatu kose. Ifite na jaride nziza, iri ahantu heza hatuje. Ndabona hari n'ubusitani, ndabona harimo imyembe, amaronji, imicungwa, amapapayi, ndabona hari n'igiti cy'amapera. Abandi binjira mu nzu, Jinta agasigarana na Lucas harimo yitegereza aho hantu. Hanze akamubwira ati bebe nibyo aha hantu ni heza, ariko si kuki waje gukodesha? Undi ati babe iyi nzu ni yanjye. Undi ati ngo iki? Iyi nzu ni yawe se nkaba nabizi? Undi ati nta muntu n'uyu n'umwe uzi iyi nzu. Iyi nzu natangiye kuyubaka ngifungurwa ko numvaga mfite umushinga wo kuyubaka. Maze kuzura rero mbonye uburyo mama yakwamiye iwanjye ndetse na Nimrat, kuri iyi mpamvu nabihoreraga nuko nari nzi ko isaha n'isaha dushobora kuhava tukaza kuba hano. So mu gihe bakunze hariya reka tuhabarekere twe twigumire hano. Ntabwo nshaka ko mama yongera kumuhungabanyiriza umugore, nta nubwo nanifuza ko umugore wanjye yongera kubabara kubera mama we ambabariza umugore. Ikindi ndashaka ko umugore wanjye n'umwana wanjye babaho neza. Aha ni wanjye nawe tugiye kuba turi kumwe na mama wawe. Jinta arishima gahera gahobera umugabo we avuga ati be ndumva ndushijeho kugukunda pe. Thank you so much my man. And that's a precious mine my woman. Bahera ko bafatana ibiganza, bagahera ko binjira mu nzu, basanga ibintu byose biteguye biri ku murongo. Jinta yakirwa nk'umwamikazi. Atungurwa no gusanga bamwe mu bakozi bo muri company nabo mu rugo bahari. Bakura karori, bakishima, bakanywa, bakarya.
Raila afata amavideo mbese ubona bishimye agapostinga kuri status yiwe. Mu gupostinga ni Murati uba wicaye na nyirabukwe bategereje arabibona, ahamagara nyirabukwe akamubwira ati mama ngwino urebe ibintu mbonye, ngwino urebe ibirori ndebera. Ndetse ahantu ko mbona atari kwa muganga, aba bantu bavuye kwa muganga bajyayo. Ndahera akafata telefone agahamagara Raila yisaba akamubwira ati se mama kuri kumpamagara nibereye mu karori rwose ndanezerewe ibintu bimeze neza. Ndetse uri mu kihe kirori? Ndetse turi mu kirori. None se Jinta yabyaye? None se ati muri mu kirori kiri kubera kwa muganga? Ndetse kiri kubera mu rugo kwa ndetse. Ndetse yewe kwa Lucas. Ndetse Lucas asigaye afite urundi rugo se? Raila araseka. Aho atari ko se mama Lucas ko wamwibyariye gutuyoberwa umuhungu wawe ra? Asa amafaranga afite utekereza ko kukurekera iyo nzu byamunani? Yarategereje ko umugore wabyara tiri mu rugo rwiwe rushya. Ndati mbwiraho muri mbasanga. Raila ati mama ndakoze. Ntuzigera umenya aho umuhungu wawe aba, ubwe ku giti cye niyumva bishaka azahakuzana. Ibindi ntabwo bindeba. Ndati uri kunyumva nangwa ntabwo uri kunyumva. Raila ati mama ndakumva ariko kubw'umutekano wa Kimi Ivy ntuzigera umenya hano. Ndabizi ko utabyishimiye, ndanabizi ko ufite indi migambi. Mama waranyibyariye, menya ko nkuzi nk'umukobwa wawe. So guma aho ngaho, gumana na Murati, ahari azakurutira umukobwa wawe Raila ndetse anakurutira Lucas. Mama kuri njye umeze nk'utakiriho, kwanza windanisha n'umutwe, reka nikomereze ikirori. Ahera akamukopa, umukecuru ararakara, mujinya mwinshi akavuga ati ndabamara. Ati noneho mwese ndaje mbambura ubuzima. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese uyu mukecuru umujinya afite aho ngaho hari icyo uzamara? Nangwa uhereye none imigambi ye mibisha igiye gutangira icika amazi. Ese ni Murati we arabyitwaramo ate namara kumenya ko Lucas n'umugore we bimutse batazagaruka muri urwo rugo? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.